Yeah, this is my people today. Ati the shop at Jessica Misimu. Ati the Pablo Papito Pachira Bakada Tigre Skol Pistol. Ati the back in the shop boy, bit bag and boy. Ati no the shine the vanade in the shop at Jessica Misimu. Mumezamte my people, mumezamte. Ati mumezamte. Ati from the papa kwani so kanizere ko mumeze fresh mumeze cool mumeze so cool kwani so right now tuje mu kiganiro Sky Show ana handi ni kuri Sky TV Show ati ngikugezeho ikiganiro ni Sky mwenye kwani ati twinjira mu kiganiro twishimye cyane ataho tugiye kugaruka kuri update zagiye zivugwa mu gitaramo cyaraye kibaye cya Skol. Icyo nta kindi gitaramo ati ni the keep it ati ni gitaramo cyari cyarateguwe ati na Skol kikaba cyaraye kibaye ku munsi w'ejo aho navuga ati ni kuwa gatandatu ati tariki 16 kwa ati umwaka ni wa 2024 so icyo ni gitaramo cyaraye kibaye cyagiye kigaragaramo udushya twinshi cyane twagiye tugiye dutandukanye ati cyo nta kindi gitaramo ni gitaramo the keep it gitegurwa ati na Skol. Iyo akaba ari company itugezaho ibinyobwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So gitaramo the keep it the 100 contact ni gitaramo gitegurwa na Skol aho gihuriza abaraperi bose bagiye bafite amazina hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bondi bagateramira abantu aho n'ahandi hantu cyari cyateguriwe ni muri Kigali Universe aho n'ahandi kwa Coach Gael ati na hantu mukiriya dushyiriwe kwa tujye twinjoyinga sha ati na hantu mukire Coach Gael yakoze kugira ngo tujye tugenda twinjoyinge ibintu bijyanye n'imipira ibintu bijyanye n'umuziki tugenda dukomeza kugenda tumera fresh. So katwigarukiye ku gitaramo cyacu cyaraye kibaye cyagiye kigaragaramo udushya tugiye dutandukanye aho abaraperi bakitabiriye cyangwa se aba performingemo bagiye bagaragaza ko ari abantu koko bagishoboye kandi n'abakunzi babo bakabagaragariza urukundo rwabo. So umuhanzi Riderman nawe ari mu bahanzi bahatwitse ku ndirimbo yiwe holo n'ibisanzwe iriya horo yiwe ati ni ava on the stage one atataye performance kuko nawe azi neza urukundo abantu bayifitiye. So ni indirimbo yagaragarije Riderman ko abantu ari indirimbo iri ku mitima yabo ndetse kandi indirimbo koko adawema kujya asiga on the performance one. Umuhanzi Bulldog nawe ari mu bahanzi bitwaye neza cyane ari mu bahanzi navuga ngo ba performance kabisa neza cyane agaragarizwa urukundo rw'injyana akora ndetse n'ibyo akora. Anitha Pendo niwe mu MC wari wakoze muri kiriya gitaramo n'uwo bita Gate Augustin aho ngo akaba ari umunyamakuru wa TV10 akaba ari umunyamakuru wa TV10. Anitha Pendo nawe turabizi ko yegereye ngo kuri KSFM ariko akaba ari garuka kuri iki kuri RTV n'ibisanzwe. So cyari gitaramo cyiza kibereye ijisho kinogeye ijisho kuba wakibona cyari gitaramo nyine kigaragaza yuko umuraperi koko atekerezwaho umunsi ku wundi nk'uko dusanzwe tuzi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yuko injyana ya hip hop atari injyana biyumvamo atari injyana bagomba no kujya baherezamo akazi ariko Skol ni ikintu cyiza cyane ko yaratekereje ku baraperi igatekereza no ku baraperi no twakita nkaho batari bagira izina riri hejuru nka Basum Jeep. Urabona yuko ntago ari umuntu twavuga ngo uzwi cyane ariko nawe baramutekereza bakavuga ati kabisa aka kazi nawe azaga performingemo nubwo atari umuntu uzwi ariko kuba ari umuraperi byonyine Skol ikabiha agaciro. So navuga ati rero akazi kabisa nikajye mu bahungu nikajye kajya mu ruhande rumwe ati tumenye yuko abaririmba amasege y'ama R&B ama Afrobeat aribo abantu bagomba kujya babona ngo akazi gusa ariko n'abaraperi bongera batekerezweho bahabwe ako kazi ndetse banategure namwe n'iki gitaramo bo babiganjemo bonyine gusa kugira ngo gikomeze gukura igitaramo cy'abaraperi. So
urebye ni nta n'umubare mutoya wari wanacyitabiriye, bari abantu benshi bigaragaza yuko injyana ya hip hop ikunzwe cyane, ahubwo bipfira mu mitegurire n'imigendekere yo kuba batekereza ku baraperi. So for right now nizo update rero ufitiye nge nkugezaho update for my cool again ya Sky again ya Pablo Papito Pacino bakadana tigre Skol Pistol. It's your back in the shop boy, big guy boy, you know the shit the vanilla the queen ni a shop where the Sky missing move.